Kameruni n'andi makipe. Bishop rero muduterekereho kabisa hagera kabisa. Dufite izindi ntwaro ugiye gusanga nubwo utazi icyongereza uzajya uvuga urufaransa ariko ururimi rw'umupira w'amaguru ni rumwe, uruhande n'urundi bazajya bagukubita imipira hanyuma wirangaraho nyine ntubikiremo ibitego byose. Ariko mu mugongo wawe Lamine pa Gifaransa azakira bizura hasanga umunyamari nakongereza nubwo abaganda azajya bakugati go nawe tugeramo nyine usurikiremo gori oya n'ubundi gori ni ijambo rimwe buri wese ararikoresha. Aha ati rero kabisa yahageze Bishop mudushireho muturebere rutayizamu yarategerejwe nabonye no mu bamwakiriye mutangazaje harimo umugabo usa n'umuburkina besha ko ari mwe muri babagent bavuga ese umuvuye mu Faransa niwe mugenzi we waje kumwakira mu manager yarari kumwe na SG w'ikipe ndetse n'ushinzwe security officer muri APR Bwana Kayitare. Ariko Faustin ahezense sambura njyewe ubundi hari ikintu nifuzaga muri bimwe bwo muvuga by'inkubiri y'abanyamahanga muri kamere yanjye mu uryanye no gushaka abanyamahanga sinatekerezaga ko hari ikipe yakagombye gutekereza kukinisha abanyamahanga idashyize linye d'attaque batatu b'imbere. Urumva numvaga abanyarwanda baraba kuri izo za gatandatu abandi bakajajaba kuri kabiri babeshya ariko numvaga ingeragere yo kuri 7 ingeragere yo kuri 11 na cyaruta za mu kibinagamo bagakwiye kuba ari abanyamahanga ko abanyarwanda bonaga ko abanyarwanda twese tubyemenya ko muri ibyo bintu byo gutsinda ibitego cyajaba bajijita nta bushobozi baba. Cyifuzo cyawe kirasubishwe ariko rimwe na rimwe ukabona biragoranye amakipe yose abanyamahanga yagiye gushakisha yose no gutarataza arazana abanyamahanga rimwe na rimwe barutswa nabo banyarwanda. Ariko niba nka tuvuge APR hari ya Denis Omedu ruhande rumwe urundi kiwanuka imbere ye haba hari Jibril ntanyengo Sidibe Jibril Watara inyuma ye Lamine Ba uravuga uti ubundi baramutse barabahanga iyo kipe nibo babanyamahanga twakwita kwibutsa ba Basirasu yego hari imbere bahari hanyuma Vincent Kayizi nabo bahabaye yabiri gukina na Rayon Sport cyafora inganya ari kizima uruhande rumwe ruri kunyuraho Zizi Basane ako ngako niba ari gataraga nako kakabiri gitirira ku rundi ruhande cyangwa se Rwanda nuko inyoro gushuramo gake tuzamo gake kwa Iranzi twameneragamo gake bamwemere bakirasamo gake utwo twahaje natwo tukajya tuzamo gake ariko batatu bukeneye tubimasa biguruka ku buryo nta unyaragera aho ngaho hafi kubiza umwuka nawe ibi nibyo ku buryo koko ubona umupira atari bya gutera amashoti abandi bakubira igitana atari bya bindi bwa utunyeza mu by'ibisambo tugaturira niba bipangura ariko bino bipira ni unapima ngo ese koko mu Rwanda abanyeza Pavel Nzira ni muzima ese ko Kadimu Ndiyaye ni muzima kwaje ibikoko abamushota ko bahari ariko usanga rimwe na rimwe ariko uzajya kureba match ugasanga abantu baranje nta muntu uteye mwizamu kwese urumva kandi gushaka washaka icenga rishimishije ariko burya n'umudefenseri w'amagaje arabaza atari uyu mwataka n'uwaye ati Narisene yavuye muri za Espoir nahe babati kamba umano gushorera gusa mbabona akaza nyakageza kareba ariko guzi nyakageze mu bwuti ni Kinyaburukina Faso imbere yawe Jojo ngo byaka banga yarabiraga akayabwira abantu ariko asha yawe biriya bintu nibi yafata kuko nibi yahembwe kuko biba byakoze witwagange yaramubwiye ati wowe nukomeze kuremerera cyaka bange gumya kiducenga kituzonga wagikubise ukakibubanga arangije aragenda kubita mbuyu Jumbaje nabwo siwe nakubwiye ati byose birasa n'innobo byose birasa nk'innobo ariko bifite n'ibibaraga cyane nyine yumva byakwatagaga biri kugarukaho buri kanya ubwo wumva ubwo nabasajya banyuranwamo mu mpande ubwo wumva namye ndwanya abanyamahanga n'ubu nkibarwanya mu makipe ntabwo narwanyaga abanyamahanga bazima by'umwihariko bataka ngewe narwanyaga abanyamahanga ba nta kigenda nk'aba ba Odibo bagiye ariko abanyamahanga nka Foringanye nanjye nagakeneye ku kipe yose yaba ifite icyo cyataka kiba kiri aho hafi gijaje buri match igitego gihari
nkakenera icyo cyataka niba koko cya Watara ugakenera umuwinga utwara baro bamutega kenshi amapenaliti arahunga ba bodaboda bubahake mu kiwano naha amahoro umusifuzi match igenda Azizi Basane naha amahoro umusifuzi ba Celestino cyabagaho igihe kigereramo amashoti kireko bene nk'ibyo ngibyo abo banyamahanga ngiyewe ndakubwiza ukuri Faustin niyo wazana barindwi niyo wakwirukana abanyarwanda mu mupira w'amaguru ariko tukabona abanyamahanga nk'abo bazima uwo mupira nanjye ariko abasodoka nkabayirenga kanga na baramputi n'abakanga wagira ngo mugupfa kujijita bari aho ngaho n'abakuki bari aho ngaho abo ngabo ni abantu nta kigenda rwose niyo nyamahanga wa wundi ukora difference uwo nanjye mushyigikiye mbabonye ni spectacle tuba twagiye ku kibuga gushaka ntabwo tuba twagiye mu misa wenda ngo tuvuge ngo twifashe mapfubyi tuba dushaka kunyeganyega turi ku kibuga ubwo rero ubu ndi gutekereza wamutoza nureba nabi wa mugari bafana ubwo bazanaku ubwo rero Sheikh Djibril Ouattara yamaze gusesekana muri APR Football Club ubu ngira ngo aracyaruhutse mu kanya ubwo baramufata bamujyane kuri test medical i Kanombe ave muri test medical namara kuyitsinda ubwo ahitaza amasezerano yakubiteho y'umwaka umwe n'igice nasoza uwo mwaka we gusinya amasezerano ubwo ashobora guhita azamurwa n'ishoro njya akareba bagenzi be bakamusohoza ubundi ejo akataka ikibuga ejo akataka imyitozo niba ko ahaguma yaje yiteguye niba adasubira iwabo kujya kubika inoti hari abasubira iwabo kujya kubika inoti reka banki zabaye mpuzamahanga ubihorera arabasubirayo se wa mbere se bushize ntago bagiye basubirayo ntago byibuka rero oya kiragiye ariko hari muri Amerika aramenya igihe cyageze kandi kiragiye hari n'abapampe ubuyobozi buri strict babo bakuzanye ngo ukinde ibitego yazitoza ryari utangiye kugenda urumva rega igihe n'igito gisigaye urabona nawe bagazanye surabona ingari oya bagaze zura nawe ibonye ibindi se nibabicishe ku ruhande wavu ura security officer kandi ka video birebe acisha ibikapa ipfa wajyana mu modoka katwumve rero mu munota umwe yaganiriye na mugenzi wacu Sengiyumva Sidike yariraye mushimira no kuri aya mashusho rwose dushimiye Sidike yarayijumba Sidike yarayijumba niwe igicuku yagitemye katwumve rero icyo yemeye aravuga ati njyewe wa mwana wanjye we maestro nawe mama maestro ndabasize ngiye kureba Watara ubu kandi witwa hajya wahunduriyo ninde wo ukiri mutoya ivase ubwo bayiva na ba Karugenge bari muri nini bari bari muri kubona basukuma bagona papa maestro bagona Sidike wajya vubatirika nje gushaka ejo umurimo none ejo reka twumve rero icyo yavuze uyu Sheikh Djibril Ouattara mu rurimi rw'igifaransa turababwira icyo yasubizaga Sidike mu kinyarwanda. Bonsoir, ça va très bien. Juste un peu fatigué avec le voyage, sinon ça va. Oui. Ça va très bien. Oui. Vous venez d'arriver ici à Kigali, vous allez finaliser avec l'équipe d'APR. C'est fini, vous allez jouer. Comment la situation maintenant? Oui, ça va. Et j'ai hâte de commencer avec APR. Ah ouais? Ouais. Djibril, qui est Djibril? Pour connaître le Djibril, le fan d'APR, connaître vous. Oui, Djibril, c'est un joueur burkinabé, international burkinabé, voilà, qui a joué au Maroc, en Algérie, en équipe nationale. Voilà, et Inch'Allah, je vais donner tous les moyens de mon côté pour donner beaucoup plus aussi à APR, Inch'Allah. Pourquoi tu choisis l'APR? Oui, parce qu'ils ont un bon projet. Voilà, j'ai adhéré au projet. Et j'espère qu'avec tous mes coéquipiers, avec le sérieux qu'il y a au niveau de l'administration, je pense qu'Inch'Allah, on va faire quelque chose de grand. Ouais. Est-ce que tu connais le Rwanda avant? Comment tu es sur formation sur le Rwanda avant? Franchement, je ne connaissais pas Rwanda, mais dès que APR m'a approché, j'ai commencé à chercher aussi et j'ai vu que voilà, c'est un bon pays et tout. Donc ça fait une découverte aussi pour moi. Le message pour les fans d'APR parce qu'ils vous attendent beaucoup. Oui, les fans, j'ai vu aussi qu'ils ont beaucoup de fans et les fans aussi qui soutiennent beaucoup leur équipe. Ouais, j'ai vu et Inch'Allah, j'espère que je vais les...
Leonidas Atiki uwo bita Watara. Icyambere nsenga yumvaga Kwavu Sidike yatangiye amubaza uko yumva ameze, ati meze neza, ati nubwo wenda naniwe kubera urugendo nakoze atariko nta kibazo mfite. Batese bimeze bite uje gukina warangizagije na APR? Ati rwose nje gutangira umurimo ngewe nta kibazo. Batariko subundi Jibril ni muntu kimi ivuga ikivugo kubita ikivugo uti ndiruturikura rwa burindi. Ati ni Jibril wakinnye muri Maroc, nkakina muri Algeria, nkakinira ikipe y'igihugu. Ati wo niwe Jibril nkabanje gukina nyine n'ikipe ya APR Football Club. Batese wowe Jibril ubundi u Rwanda waruruza? Ati u Rwanda rero nambabeshye ntabwo nari nduzi. Ati uretse kukuba nahise nkora ubushakashatsi wa APR maze kunyegera, ati nkabona ari igihugu cyiza. Ati naho ubundi nyine ntabwo nari nduzi. Batese ubutumwa rwose Jibril wabafana niki ariko hari akantu nari nsimbutse. Bati niki cyatumye utekereza APR? Ati APR nasanze ifite umushinga mwiza, nanjye numva nkwiriye kuba nagera kuri uwo mushinga. Ati cyane ko ifite n'ubuyobozi bwiza. Ati hasigaye tukareba twagira icyo dukora. Batese cyahu Jibril ubutumwa uha abafana n'ubuhe? Jibril ati ubutumwa mpa abafana nuko narabibonye ko ifite abafana benshi, ati kandi bakunda ikipe yabo. Ati rero igisigaye nukuza nkakora tukareba ko nabashimisha. Uwo ni Jibril muri makeya Watara shehe avuga ati rwose ndaje ngewe ndi rutimirwa rwa burindi. Urumva ko aniteguye umurimo, avuga ati rwose genda tayari nje gutera. Ati inshallah. Ati kipe narayibonye ko ifite abafana bayifana nagiye mbikurikira ku mbuga. Ati rero rwose nje nanjye gufatanya nayo muri iyo bo projet. Ikindi sasha numva rwose nafite na ka confiance aravuga Jwiri kagenda mikoro zimenye International Burkinabe. Yes, ibindi byose rero nawe nukumubona mu kibuga kunyuza mbijisho Jibril nugera Abanyarwanda na Ngabo Robben yajyaga bakira bitwa barego miseti ni cyataka ko bikarangira cyakindi King Venari yakiri hitwa cyo kuri tubeze oya na ba Mamadou si nuko twabakiriye ntugire ngo nabo ntibaje bavuga ko ngo bazabitsinda ariko yabarushibiye tukabibabura. Yakiniye ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, yakiniye Berkane Amadusi nawe yaje Kigali yabarusha ibigo. Ariko rero hanyuma natwe burya Abanyarwanda ko mukino wa mbere ubundi Abanyarwanda babatangiye no gusesengura ntuge ngo batinde amakuru. Bazabatangiye kugicisha Abanyarwanda nibagubwa inyagamburiro tikuramo igitego Abanyarwanda ntago bagubwa inyagamburiro. Abanyarwanda bonye badakunda kandi ubwo ukiza noneho cyabo bakinyi bya bindi twavugaga by'ibinyamahanga muhuriye mweze muri abahashyi nta bya bindi ngo banyimye umupira bw'Abanyarwanda ngo bawihariye hariya mwakizemo buri wese n'umuhashyi avuga ati dukubite cyatu yitwara amafaranga bazamukubita imigongo azayibona. Kandi wumva imbere ari benshi nibyo ndashaka bimbere none se nibashira mu Banyarwanda wakabagira ko bwaramazani bujya hiye dariko mushuti wawe yafafa dariko niko Leonidas niba imbere ufiteyo bane uvuga uti ku 14 bara hari ufitemo uwitwa Kiwanuka ku ruhande rumwe Denis Omedi n'iki cyataka abantu bose nibaze bashingiye kuri barafanze ukarura n'igitinyiro bashingiye kuri barafinda na muzungu itagutinya bashyizemo ibyo bintu kwanda ariko urashingiye kuri barafinda na muzungu we nakoze uretse kuba Kagege yakomeza kugigirana aho ngaho kuri kabiri niyo mugabo Kurode akakomeza kujijita aho ngaho kuri gatatu yigarukaho yongera yisubiraho urumva ubundi nabaye ngombwa Yunus bapfa kumupfurika muri defense nawe na Kerema bakagigira na Kerema ninde uzajya ubunda uza kwataka pe hanyuma uwo Dawuda bakamupfurika aho ngaho kuri gatandatu Ebaye ko bari buze kuboneka oya ntabwo banaruboneka uboneka naho kabara aho ngaho hanyuma Lamine Ba urumva hanyuma uruhande rumwe Denis Omedi urundi Hakim Kiwanuka bodaboda hakataka Jibril ubwo suwane kugira ngo adatakaza forumu kabari benshi aho ngaho azajya nyuza magasimbura batadeyo Ruhanga bagasimbura ba Pichu nabo nuko babarafinda nabo bagabwa utunota twanyuma nkubwire none iyo atari ariko rero niteyongewe n'umuriro mutaza banza umbwire buretse gato banza umbwire iyo ni yanyu nyine abantu bose no bifuje iyo Kiyovu Sport hari abandi Zerike bari kumva ibyo bintu mwifuje iyo atariko bari kumva imirindi yanyu
izo za AS Kigali bazakurikizaho hariya muri defense aba ba Prince Buregeya bumve binumva ikinyaburukina Faso umuganda avuga atera kwata Rayon Sport yigeze kugira ikiti cya Diara oya weka nkubwire Diara ngo tu defense twumva ukuntu kije kirukanka imirindi bakavuga bati ndagere nambere ariko najya kirisha nigendeye ariko najya kirisha umukiyo kiza direct arabanza mwanza mukube ukwezi kose kwezi sicyo gihe aragifite ariko hago muzi wowe ubu nabwo ngo ikipe y'ugusanga uyizi niko uzayibona kuri match y'Isigari cyabazamura bive uzasanga ashizemo umwe ngewe rega sindi no kubara ubundi sindi kubara ibyo nge ndi kubara ubundi namaze no kubara umukino wa Rayon Sport na APR umaze kuzikarika ntondeka kandi nazo ngatondeka imbere nge sinjya njya gutondeka iby'inyuma mujye mutondeka iby'inyuma nge ntondeka iby'imbere fore nganye nawe ukigira aho ngaho ukigurukira ba nije na Clement mu gihe cyabonye umwanya Azizi basana gurukira aho ngo ku rundi ruhande niba kari uriya waje nawe w'umunyakameruni niba bari bafatiye burya abakinnyi bo ku mpande rega ntabwo wababura witonze urabwira ko uzayavana mu haji ibibura n'abataka nabo bakase burya na ba Rumeri banyuraga kuri kari ku ruhande uramenya ukuntu yabaga ameze na kariya kanyura ku ruhande hanyuma Keve nawe agakinira ingaho inyuma urumva agakinira inyuma ariko batatu uvuga uti ni different national aho ngaho uravuga uti cyane washaka ugasubira muri defense ugakuramo umwe nyine muri barabanyamanga mabure akagarukamo aho ngaho uvuga uti ngiye kubona abantu batakana apana bya biri byo ugashaka ikindi gatandatu ukiyungayunga mu dufaranga ugashaka nimero gatandatu umunyamahanga ariko wibuke ko ndayishimiye Richard yaba hari ariko nawe n'umunyamahanga ariko uvuga uti byibuza batatu b'imbere bariyo icyo rero ndaza avuga kuri uyu mujyi w'abanyamahanga ubundi ni gute wemerewe kugura abanyamahanga ukajya muri za defense ukajya guhiga abazamu wagiye ukajya imbere ugashaka bataka batatu mutangaza nibashaka bo gutsinda uzarebe n'ikipe z'Iburayi zispending amafaranga menshi kuri za ntwaro byabikinyi by'imbere iyo uvuze Real ukavuga uti Mbappe Vini ndetse na Rodrigo zijya gutsindana bitanu kuri bine wa Robertinho haji n'umuhungu we ko Faustinho ikipe zijya gutsindana bitanu kuri bine ugira ngo niba bavuga ati twebwe icyo dupfa nuko tugiye kwataka twebwe sezo yarenda ishira utarabona ibyo bitanu yego bataka nta kirimo ariko n'abatoza baho rimwe na rimwe nabo nta kirimo ariko nibyo mutangaza ajya avuga APR wamuganisha kugura uyu mukinnyi ugasanga naba ngaba amwagiye ngo bamenyere kandi mbikubwira ariko se rwowe banzu urebese kafa yiwe uwitwa Dawuda yagiye mu munsi wa kangahe kuri ubu buyobozi ntabwo oya Dawuda yagiye mu munsi wa kangahe nuzagiye mu munsi wa kangahe oya reka ntabwo azamwemera kandi mbikubwira wowe niko Faustinho ibyo bya kandi mbikubwira wagira ngo ashyire muri amti maze amezi 6 Dawuda ntiyakinaga ariko cyaji nawe yaje nyuma yaje nko kuri shatwe buzi ko bose twavuga atuti nta kigenda oya wenda gura ngo ku munsi wa gatatu nibwo yatangiye kumukinisha ni wazana gasimbuza bwenda bwa mbere urumva ariko nyine bariya nakunze n'ijambo rya dukuze amaboko atazaguha nyine uyabona mwiramo bariya benshi rega n'umugabo nta kigenda none se ubundi ariko aroni diryo jambo ni ryiza arisene wiwe ejo bundi uzamubona kuri match uzataka aba basajya baba bafite fitness amaboko yabarambutse warabikeka warakemanga Lamine Ba twavuga ko avuye mu ikipe y'igihugu yaje kumucisha ryari amaboko dariko ni umukangisha ibyo amaboko ya Denis tubona ko hari igihe hari ikintu yazaka ibimenyetso birahari icyambere cyo mutanza bavuye muri shampiyona barimo barakina wababonaga n'ibitego bari bafite ikipe y'igihugu ya Uganda yari yabahamagaye muri cyane uyu nguyu nawe hariya nubwo ibitego atabitsindaga ariko yarakinaga match zose gukina mu ikipe ya mbere muri Algeria ubanzamo match ya polisi Dariko azahita kwereka ibimenyetso bye abangaba barakaza ibimenyetso byo ariko ntabwo turi kumwe hano kandi ubwa nawe waratubwiye uti abagande Dariko yatangiye kubishimira aravuga ati abangaba urabona ko bafite umwuka rwose bananyenda kuko bari active